yacu ikipe y'abanyarwanda nyuma yuko Gateredi Muyariya koroza abantu arabacanga arabavanga kwiyuza akanyafu. Ubu ngiye yamaze kubona ko umuntu watangaje ngiye kujya mukemanga. Ubu nicyo cyemezo mfasha. Abarimo arayobya ubura. Abarimo umuntu watangaje mujye mu mwirinda. Uwo ngo bari butsindwa ahubwo. Tinyuze akanyafu. Niyo rero wakanyijijweho n'umukino rwose nko Rayon yari yarabivuze mukuru yawutangiye isinya amasezerano n'umufatanya bikorwa mu cyane hoteli imwe hari mu karere ka Huye iramumurika hanyuma rero ajyaho match yitabiriwe ariko navuga nibashobora kuba ari abariyo benshi bari mu majyepfo ariko urebye stade cya gice rwose kinini gice kinini wabonaga ko abafana barimo ariko namukura yari yabiringanije igihumbi ntabwo cyari cyinshi cyari kubuza abantu kujya kwireba ariko burya bajye babibara neza n'igihe igihumbi gishobora gutuma winjiza menshi kurusha uko washyizeho bitatu ukarimita abantu ugashyiraho bitatu cyangwa se bibiri ugasanga stade ntabwo yuzuye kuko wakwishyiraho igihumbi stade abantu bakaza ari benshi ni ambiance rega ni abantu babona abana ari benshi ubundi wanashyira n'amafaranga menshi ku bintu usanzwe uzizi ko match zitabira ameze kure kujyaho zinashyiraho na sengiza ushobora kubivuga ukavuga ngo amafaranga ni make none se ko hari igihe stade birimo ubusa niyo sengiza ntiboneke cyane polisi na Kigali hari n'indi ntavuze yo ko yakinye kwa kane ikinye kwa kane se yabaye match imwe nuko rero aha Rayon Sport rero abakinyi bari bahari Kadime Ndiaye mwizamu yari arimo rwose Mitima na Aimable bahabaye Mitima ni nawe wari kapiteni w'uyu mukino Eric Nyandahimana Hakimu Bugingo ku ruhande Serumogo nawe nuko nguko Kanamugire Roger yari hagati mu kibuga Kalisa Rashid yarahabaye Yaguha Haji ku ruhande rumwe Tuyisenga Arsene nawe ku rundi ruhande mu gihe Prince wagarutse mu kibuga nawe ari we watakiraga iyi Rayon Sport muri uyu mukino utari woroshye kipe ya Mukura Victor Sport Elitier naye wari uri ku ruhande rwa Gatera rwozo uvuga uti wakoze gutangaza yango n'umutoza wayo ariko ngo asigaye bivanga muri iki gihe na barabiringaniza se cyangwa no kwipanga nabi bita afahami ya Latifi yashyizemo Sebwato Nicolas abitangira Imana Alex kapiteni wiwe yari afitemo Ciza Jean Paul afite muvandimwe Jean Marie Vianney Kayumba Soteri nawe ubwo yarahabaye neza cyane Mahoro Fideli akina hagati mu kibuga ndayogeje Gerard ahari neza cyane Samuel Pimpong Kubwimana Cedric J Poli Radukunda Elita ndetse na Mohamed Disira abo ni bo Mukura yari yakoresheje muri uyu mukino wayo nyuma yuko itsinzwe umukino ubanza ekipe ya Mukura inanyagiwe cyane umukino ubanza yatsinzwe ibitego 4 yari yakaniye vuga iti byibuze itsinde ngo ibitego 4 ntiyabyemeraga Gateredi ibyo ngo yagendaga avuga ngo rwatubyaye ariko yabonye ikarita ngo ndetse agenda akoragoza Gateredi mwa mugari nawe yayobyaga abantu kugera naho avuga ngo Rayon Sport yatwimye parking neza parking irakina perezida wacu ngabura wa parika Gatera rwose yaratwimije ariko ni Rayon Sport iri mu nzira nziza nibyo twavuga tuti mu gutegura icyo gikombe cy'amahoro sindi imikino uri gukina kugira ngo bizakwinjize muri iyo mikino y'igikombe cy'amahoro cyane hari urwego uhagazeho na adversaire agutinya nabyo n'umutoza yanagarutseho wenda turibuze no kumva kuko yavuze ati byibuze imikino nubwo championnat gutwara igikombe bidashoboka gutsinda birubuze kudushyiramo mentality yuko umukino wose tugiye gukina turibuze kuwutsinda kandi nibyo nubwo championnat bitakunda ifite umukino wa kimwe cya kabiri mu gikombe cy'amahoro na Bugesera nijya kukina iri muri uyu mujyo byanga byakunanira ibintu bizayifasha cyane ubwo ni cyo ni dasa avuga ati zo za polisi zirangariraho ukaba uri gutegura igikombe cya mahoro ari kuvuga utemera ko bagutobato bakagutsinda uko wiboneye ngo ahangure gutegura icy'amahoro ubwo nacyo kiba cyagiye cyagucitse ibyaye cyo none iyi Rayon Sport yo urabona ko nibuze gusa Imana idufashe Bugesera ntizayishuke Bugesera ngo yishuke ngo duha amanota ngo tutazagutsinda mu gikombe cy'amahoro Rayon Sport niba udafite ubushobozi bwo gutsinda Bugesera muri icyo gikombe cy'amahoro ni nagutsinde muri iyo champion hose nakubiringaniza umupira wacu ntugira idini ubwo we kuri wowe Rayon Sport kugira ngo igaragaze gukomera nuko izatsinda Bugesera mu cy'amahoro no muri champion bose ikayitsinda amajya n'amaza Bugesera ikamanuka mu ibiganiro babyamaganye namaganye ibiganiro bya Bugesera na Rayon Sport niba hari n'ababitekereza ko byabaho ariko ikiza cya Jean Fidel ntabwo yabyemera
n'umukinnyi wakwininisha agashaka gukora ibidakorwa Jean Fidel ntabwo yamwemerera ntiyamuha ubwinyagamburiro. Ako nibyo ko ugiye kureba muri aya ma equipe ari muri relegation zone byagakwiye ko umukino wose uzajya uba resultat ikaba ari fair kuko hari equipe ishobora kuganirizwa umugani nkuko murabigarukaho hanyuma ugasanga indi yashyizemo imbaraga yakoze cyane ibirenganiye ku bukombe bwa Rayon Sport ubundi nk'ikipe kuri iryo zina ryayo niyo kipe yo kumva muri utwo tuntu ngiye kuganira na Bugesera ubundi ntibikwiye bijiba yarakoresheje abakinnyi yaraguze amateka ubwayo ifite yitwa ikipe ikomeye wazasohoka n'ubundi usujye ngo haraho wagera niyo wasohoka muri ubu buryo wagera ariko mpamya ko uko bivuga Rayon Sport na Peri byo ni byazo za polisi twavugaga n'izindi kipe ariko bamanu bende nka bari abamanu bugomba kubirinda hakiri kare none si mwene rega buryo umuntu ayambuwe wa mwene Francis cyane ubwo ariko kubivuga Rayon Sport yobowe neza ntabwo ntekereza ko ibyo babijyamo twumva umutoza wayo Julien Mette nyuma y'uyu mukino cyo yavugaga n'umukino uri muri abafasha iki ahanini na championnat barimo barayikoresha bategura igikombe cy'amahoro reka twumva uyu mugabo Julien Mette toza Rayon Sport nyuma yo gutsinda mukura Victor Sport igitego kimwe cya Eric Ngendahimana. Ouais, c'était un match assez plaisant avec de la fatigue en fin de première période je pense. Ni umukino utarushamaje cyane bitewe n'ibyumweru bitatu by'akaruhuko byari bimaze iminsi n'igihe kirekire ushyizeho n'ubushyuhe navuga ko ari umukino utarushamaje cyane kubera umunaniro w'abakinnyi gusa ndishimye cyane kuko abakinnyi babashe gutsinda nta kapiteni nta muhire Kevin rero ni byiza ko tubashe gutsinda uyu mukino njyewe ntoza ekipe yose ntabwo ntoza umukinnyi wenyine muri Keve yari mu ikipe y'igihugu rero buri mukinnyi wese we muri iyi kipe ni umukinnyi wanjye rero njye ntoza buri mukinnyi wese iyo ndi gutegura umukino ntabwo ndeba ku bakinnyi badahari ntabwo ari ngombwa gutangira kuvuga kuri Keve cyangwa kuri Eric njye ntoza buri mukinnyi wese nishimiye cyane uburyo abakinnyi banjye bitwaye uyu munsi. So what I can control is the players that I have here. So if I start to speak about Kevin or if I start to speak about Eric or guys who are not there anymore, no, we have to move on in the absence of such a great player. Ndishimira cyane ko Prince yagarutse nyuma y'ibibazo bikomeye imvune ikomeye cyane yagize aracyari muto ndatekereza ariyo mvune ikomeye cyane yagize ku myaka 20 yonyine afite rero ntabwo ari ibintu byari bimworoheye akenshi umuntu ahita atangira kugira ubwoba ariko iyo umurebye ku mipira yo hejuru mu kirere arayikina neza kandi ntabwo bafite ndishimye cyane kubwe dutegereje ingofero azambara mu minsi mikiri imbere izaza ariko by'umwihariko uyu munsi ndishimira cyane uko yitwaye. I'm happy of his performance today. He did great. It's not next week, it's in 2 weeks. Yes, ngo rero Julien Mette umutoza w'ikipe ya Rayon Sport ati Prince rwose rudasingwa ndishimira uko ari kugaruka nyuma ya mvune yiwe yo ku mutwe nyuma yo kugongana nagasongo wamusanze ati Prince ameze neza ariko dutegereje ingofero nize vuba dano zizaza ari gukina nigirize ko ariko ubwo wenda urumva haranyuramo na kano gaheki cyunamo yego ubwo wenda nizera ko nyuma yaho azaba iyo ngofero yaraje kuko ari mu bo bazarwariza mu gikombe cy'amahoro navuga ko abakinnyi Rayon Sport ifite arabo kurwaza kuko bamugane haburamo muhire Keve ukabona ikipe irasa n'itariho rwose urumva uri kuba ibaze nayo ikipe iri kugendera ku muntu umwe uvuga ngo muhire Keve adahari n'umutoza niyo mpamvu yabibajijwe akabiri cyuya cyane rwose akarwara n'icyo kibazo cya muhire Keve kuko nabibona ko ikipe ntigenda rwose nubwo twavuga ngo yatsinze mukura hari ibyo kongeramo igategura neza iyo Bugesera ikayitsinda neza cyane hanyuma rero ubwo n'uwo mukino Rayon Sport ku munsi waje ku cyumweru dusimbukire mu mikino nayo yari hari irimo umukino w'ikipe ya Peri na Muhazi umukino warubishye cyane umukino banganyijemo igitego kimwe kuri kimwe umukino wari uhibereye ariko ikindi ntabwo umukino witabiriwe abafana ba Peri mwagiye hehe kuki muri gutetereza ubuyobozi bwanyu mwanga kwitabira ikipe kandi mweze ko yarukaga gutsinda mukeba muri hehe ntacyo buba butakoze ko ntacyo ubuyobozi buba butakoze ubusa muri twaza imvura ko yari yaguye kare ndejo rwose bari abafana bake cyane umva bake abafana ba Peri urabagaye ndabagaye cyane
ndabagaye buriya mama muri gutamaza ubuyobozi bwanyu kandi buba bwaramaze guhiga ko muri benshi kandi ekipe irakomeye keretse niba umukino mureba ari umwe ahubwo uvuga uti keretse niba batemeranywa n'ubuyobozi cyangwa se mukaba mutemera ubuyobozi twatububuza na se baratugaruye kada hari nka tubiri ibindi ni bya bivuvuzira bya kera bundi abari babifite mba narabibatse nkanabijugunye bari bake cyane ubwo rero wenda se baravana bari bake pari ya mbere baraburi bari bake wongeraho ngo bari bake kandi ubwo mamuri no kugayisha ubuyobozi bushya bw'amafani club nonyeho no kuramutsa Steven Rukaka mwari Thompson iyo fan club mwavugaga byagenze gute oyo bo bagiye guhaguruka barashyiramo n'igiti barashyiramo n'inkori bagukura iwanyu bafashe mu mashati ikipe ni iya mbere ikipe irarusha izikurikiye rwose mu buryo ikipe ntiratsinda bari bake ku buryo buteye isoni hari naho byageze urumva Max niwe wari MC maze Max urabwira nde ubu surishyuza Max we ubu urajya kuzonga abantu bapere ngo bakwishyure koko urabona hari abahari ariko yaranonsinze nanjye aperi nayikoreye aka kazi mu minsi ishize warayibabariye ariko narayariye nayibabariye Max namubwiye Max aba bantu nujya kubishyuza njyewe bose urabumye mu gihe bari buyamwihere ati ndagukandira akanyenyeri bose ariko iyi aperi ntujye kwizonga kuko nta bantu baje bari abantu bake cyane aperi nta kidakora uzi ko gutegura ibi bintu byo kwanga wazanye sound ni mu rwego rwo kugira ngo bashimishe n'abafana be bishyushye babateguriye ibaze ko Rayon Sport ihura na aperi niyo sound ntayihari yiriye yima ariko aperi igakora abafana ibishoboka byose iyo sound ikayizana kuri match ya Muhazi none si uko bagira bahana amatike se muze ku kibuga bagese bazana kandi amakuru hari no kwinjira burya abafana baperi ngo ntibibagora bajye bazana se ibyo kunywa nibyo mushaka ubundi kugoragoza niki cyatuma abakunzi b'ikipe ya peri baza bakagandukira ikipe yabo keretse ari nk'akazi se babigira umurimo bavuga bati uwinjiye arahabwa 2 wenda ese bo kuki bakomeza gukatwa amafaranga ajya gupfa ubusa ahabwa abakinyi batagira icyo bamaze bari bwitsindisha ariko se Rayon idako bibasezo imwe ku yindi ubuyobozi buhindagurika ntagire impinduka zigaragara muri polisi none se bivuga nanjye nakubajije none se abajyaho se hari icyo bateganyamo polisi yeruka kugira ijambo iri kuyoborwa na Katarebe sinzi niba ubyibuka cyane igihe polisi wajya rwose ikipe yari ikomeye ya Gorani Koporovic igihe polisi we ni ya kabiri ariko nawe aravuga ati n'abayobozi banjye ni abareyo abandi ni abaperi n'ubundi nduhira abandi buriya ni nkaho ariko yaba nduhira abandi abantu bose ni abandi n'abaperi ni n'abayobozi banjye rwose ariko nibuze Katarebe wigeze no kwihagararaho sinzi ukuntu aperi byahataniraga igikombe polisi igiye kubona bagiye kuyiba yagomba gukina n'isonga sinzi niba ubyibuka noneho isonga umukino uriho abasifuzi bageze ku kibuga isonga yanga irabura ndabyibuka forfe banga kuyandika Katera baravuga ati ntabwo mbyemera ubu busambo nkorewe nanjye ndanze noneho ya polisi yiyo yaratangaza banakorera inama ndabyibuka nagiye hariya ku cyicaro cyabo cya Kacyiru ndavuga nti ndabashyigikiye rwose ariko inama bakoresheje ntabwo ibisubizo byabo byamaze iminota 30 bikiri bya bindi bagezeho baravuga ati yewe turisubiye nyaboneka ni mugarura amarikoda ibyo mwafashe tubisibe ntabwo ibyo mwafashe mwarasubishijwe hashize igihe gito amasaha make bati bya bindi twari twadekaraye bivuyeho tuzakina none se ubwo iyo kipe ukavuga ngo imaze cyane ni abapolisi wenda bakubwira bati ako gafaranga kanjye kagiye mu motari akavuga ati yo sinyemera n'ubundi iki niki hanyuma nayo wanareba umusaruro nyine itanga mu kibuga ukaba washyigikira bibaza akamaro k'iyo polisi football club amafaranga yarunzemo abatoza yazanye ifite staff nziza bita abakinnyi bamwe mu bakinira ikipe y'igihugu n'abandi guri bifaranga ariko hari nayo igenda itakaza nyine usange ngiguze ngo cukuma ukavuga uti nk'aya mafaranga uyazayifasha iki ngo Jibrina kuki ukabireba ukavuga ati bimeze bite kuri aperi kuki batigira kuri aperi ngo barebe ishyaka ibifite ndetse n'ubuyobozi bwayo hari umukinnyi ushatse kurindagira ko bahita bamuhagurukira bakamufata
bafatira ibyemezo mu buryo bukomeye mu buryo bwihuse Bari severe. abapolisi bo si abasirikare cyangwa ntibaba barabaye ariko abasirikare Leonida byagenda gutiyobowe n'abasivile n'ubundi byaruta uko bimeze uko nguko ngewe niko mbibona igashyirwa mu biganza by'abasivile bakajya bahembwa nk'abakozi basanzwe ba polisi FC wenda ikagira umuyobozi w'icyubahiro wenda ari umupolisi runaka ukomeye ntacyo byatanga gusa abo basivile cyangwa bayiba abo basivile b'abantu mutari abareyo se urumva batayijyana mu rwego rwa reyo abo basivile se kuki bataba ari abaperi ntibayijyana mu mujyo wa peri yabashaka kuba bareye ariko ntibibabuze gutwara igikombe none se ntibishoboka byashoboka ari abareyo none se bakajya kugitwara muri polisi none se bari abatarakwa benshi ntibari abareye abatarakoye hari harimo n'abapera ahubwo nabo bavanga n'abayovu niyo polisi wavanga bashyiramo abanyamupira kugira ngo uzabacange muri za nama zo kuvuga ngo turaharira Rayon cyangwa turaharira peri bamwe bakajya bitambika ariko se muri tsinda ry'abantu nka batanu bari aho urinda ukora icyo se wayihoreye ukayivanaho wayihoreye ukayashyira muri interpol twanzure ko nta kimaze ntacyo efusi ariko abantu batwumve neza ni polisi football club tuguye umupira w'amaguru ubundi polisi yacu ni nziza cyane ni nziza cyane irabikurikirana ikabiringaniza ariko kuba yarananiwe gukontorora iyi polisi efuze yabo cyangwa se ngo bayivaneho ubundi ibintu ni bibiri nibayikontorore bayiranforce igira imbaraga itwara ibyo bikombe cyangwa se yere no kwikoresha nk'ibyo ngibyo twavuga byo kwitsindisha cyangwa se iveho burundu bavuga bati twebwe iby'umupira turabizibukiriye twegire wenda kurera abana bajye bakura nibamara gukura APR zibagure cyangwa se n'izindi zize zibagure nibuze twitwe ko duteza imbere umupira w'amaguru w'u Rwanda niyo polisi barajya gufata icyemezo cyo kuzana abanyamahanga bamaze kumva ko APR nayo yabikoze urumva donc nta cyemezo wifatira polisi ntabwo izi ikishaka kuko uri ikipe uricara ukavuga uti nkeneye ibi na biri kuko nshaka kugera kuri niba wubakiye reka mbyite n'ubwoba APR igiye ku banyarwanda nawe urahita ugenda nivanze ku banyamahanga nawe ugiyeyo kuko nk'ubu polisi yabanje gutegereza ko APR izakonfirima biguze none se abaribwo ijya kugura none se ubwo urumva ibyo aho ngaho wambwira nta mashami ushaka kumutera amabuye ariko aba bakinnyi hafi ya bose si we wiguriye ikipe ngo ayitegure hakiri kare avuga ati se dufite uwe murongo tuzakinisha abanyamahanga ntituzabakinisha utegereje ko APR ibanza gufata ubundi se buriya yigumira mu banyarwanda icyo nacyo tukigarukeho biyimariye iki kuba yarazanye abanyamahanga natandukanira none se ntaryo Faustinho yari kudukerereza ndetse ahubwo polisi rero ugitsindwa 2 na gorira rwose 2-0 niwo mukino wari wabanje ukurikirwa n'urucaca rero ni dasi rwakinaga na Musanze rwose Kiyovu yongera kwibwira batana zivuga iti tumeze neza cyane nyungwe yari yabanzwe igitego kimwe hakiri kare match gitangira iza gutsinda Musanze ibitego 3-1 Kiyovu Sport witwa Juma niwe waje gutsindamo ibitego 2 ikindi kiza gutsindwa n'uwitwa Felician Canavaro Kiyovu Sport nayo irahumeka kuko 3-1 hari andi makipe yayihumekeraga mu bitugu avuga turabeshyira ubusa nawe Kiyovu turaje tukwegere nawe nureba nabo bo wajya mu kipe zimanuka ntekereza ko 3-8 yagize nibuze ubu hari iki akantu kakayihayo ko kuvuga ko itamanuka kariho cyane kuko iyo ugiye kureba ikinyuranyo cy'amanota n'ama ekipe ari inyuma buryo harimo umukino umwe cyangwa se imikino 2 kuri ekipe zikuri inyuma nk'ama ekipe 2 babishoboka cyane ko wasubira inyuma ariko by'umwihariko gutsinda uyu mukino itsinda ekipe ya Musanze ni Musanze oya akaba yarabayeho kuganira Musanze y'isezo ntabwo iri kuganira keretse yabiringanirije hanze y'u Rwanda mugani wawe undi ari iby'i Buruseli nawe hano mu Rwanda ko Kiyovu ntabwo Kiyovu iri kurwana no kutamanuka nta gikombe yari ari hagati oyaketse babiringanirije hanze ngo wenda akantu ko kubiringaniza kabayeho nibazaga oya nta bisa no kuyirusha na Kiyovu rega Kiyovu uretse ibibazo bya mikoro yagiye igira n'abayobozi bayivangavanze kuva sezitangiye abo babivuye n'abandi Kiyovu rwose yashikamye gitwara ndavuga abakinyi mu kibuga hariya ibyo batanze muri iyi sezo nibyo bari bafite hanze y'ikibuga washimira cyane abakinyi wabashima cyane bagerageje kwitanga kuko kumva cyane cyane nk'aya makipe yacu Etienne na Faustin yangaye buri za Kigali y'abafana iyo harimo ibibazo nk'ibi ngibi byo kudahemba byo guhembwa nabi byo guhembwa bigoranye akenshi ni hahandi nyine wa musaruro uba mubi ariko abakinyi bakomeje kubirengaho bakajya babakubita wenda nk'akajana umukino bakawutera ukagira ngo bahembwe miliyoni kugira ngo uribuke uko bakinyi wa polisi
cyane Nuwaperi banganye igitego kimwe kuri kimwe yego. Ariko abakinnyi nka ba Sefu nanone ngewe nkahura mbani umuntu yari ari kumbwira Faustin yakambwira ati ariko se nk'ubu ngubu Sefu ko imikino y'Amavubi iri mu kwa gatandatu akaba Kiyovu yaramuhagaritse imikino 6 ayo mafaranga nibuze miliyoni ya misi yo kucya atavuga atari ko reka mbe nihanganye nkine ndebe ko amafaranga y'Amavubi nzayarya aba bakinnyi bacu baba batekereza hari ibyo batabara nuko ngo reka none se kuguma kwigira ingunge mu rugo byo biba oya nibyo nkubwira nyine hari ibyo batabara reka niyo misiyo y'Amavubi ese ko Sefu arimo arasoza amasezerano ikipe murambagiza azayica ayashaka cyangwa nizamubwira iti oya izamusanga he banzo heraho ngaho izamusanga mu rugo wabo izamusanga mu bavetera izamusanga mu kabari izamurambagiza mukuye he ubwo ingufu azazishyira muri ya marushanwa yo kumumena ngaho ibaze rero noneho kurambagizwa uvuye ku mumena kandi wari wifitiye ikipe umutoza yakubonamo cyangwa se n'abantu bakubonamo n'abantu bakavuga bati reba uyu mukinnyi ikipe yari irwaye ifite ibibazo n'iki akomeza ayibera imfura atuye niwe mukinnyi wagatunze none se muri weekend Jad ntibamuhembaga bakora geste yuko yabaye umukinnyi kandi ngiye no kureba niba ari umukinnyi uri muri equipe mazi umukinnyi wa saison rwose muri cyo n'ubuhembagiye bukusanya ubu bwagore cyangwa namaze kunoboramo 600 cyane none ntibiguze inka oya none se ubundi Sefu n'imyaka agezemo ugira ngo ubu asigaje gusinyira amakipe abiri hari kontrifati kiremereye irenze imwe yasinya ntayo kandi niyo imwe iraringaniye ko niwambwira ngo Rayon Sport yakwifuza kandi nubundi yaragiye Jean Fidel uko tubona n'imikorere yiwe nawe burya kundi ibintu biri kuri gahunda umubwire ngo urazana umukinnyi uzabura guhembwa ukwezi kumwe akamura abandi ateze ibibazo mu ikipe ngaho mbwira nanone nka Mugunga aho kugira ngo nibuze aze yigo buriya kwigunga iwawe mu rugo wakwigunga mu ikipe Mugunga niboze niyo cyofita wagiye kwigunga muri iyo kipe aho kugira ngo uje ukomeze wigunga iwawe abakinnyi nyamara umuntu abagira inama nibyo ntabwo bumva hanyuma rero nicyo najye ni wakurikiranye umukino wa Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Mukura uyu mufana se warabye mw'abantu mwe pira kuraza gufana ubuse tuvuge yuko yababajwe nuko yatsinzwe igitego na Rayon Gihenda cyetse ko ari n'igihe umuntu aba ashaka kwiyandikira izina kugira ngo abantu bamuha atansiyo cyangwa ari izindi gahunda hari abantu bagira imitima yoroshye ku buryo Rayon Sport itsinze Mukura igitego umufana kuva igitego cyajyamo ngo ntiyongeye kuvuga ahubwo yagerageje no guhunga kugira ngo atongera kubireba asohoka hanze kuko ntabwo yagumye muri stade yarasohotse ajya hanze agezeyo imbaraga zirabura ifoto ndakeka yamaze kuyibona yibashyirireho uyu muvandimwe rwose ikabutura irimo umukara n'umuhondo hejuru yikomboye niko babyita mu kinyarwanda ahubwo se buriya nta marangi yari afite yikomboye ushobora kuri mukuru yikomboye yikomboye ni ikinyarwanda cyane rwose niko mu kinyarwanda cya nyacyo babyita urumva rero uyu mufana mu by'ukuri byaje kurangira byanze dore nguwo rwose ipantaro y'umuhondo hejuru rwose ni urukara yakuyemo ni umuhondo n'umukara reka nkubwire uyu muntu w'umusore kuri iyi myaka keretse niba hari ikindi cyari kibirimo wenda harimo ibindi bikoresho hari igihe umupira w'inyarugenge uzatuma umuntu amanuka etaje ikintu kiriho cyo ni kimwe ntabwo ari ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri si n'ubwa nyuma Rayon Sport itsinze Mukura umufana wa Mukura kuko urumva muri fazare Rayon Sport iratsinze Mukura 4-1 hano i Kigali ari ibintu bibuka bwa ngo iyi kipe sinashaka intsinda nari nsanzwe nyitsinda nuko umuvugizi yari yatangaje hari ukuntu buriya umuvugizi gutangaza hari amarangamutima twebwe tugira tukayagumanamo imbere buriya kenshi abantu iyo bagerageza kuvuga bigasohoka bararuhuka ariko niba ari kamere yacu n'imiterere yacu twebwe usanga umuntu agenda akababariramo agashyiriramo ugasanga wa mugani hari igihe yagiye akaba yanabashinga n'umutima ntago ntekereza ko uyu muntu ari ibyo yigira ahubwo wenda urwo rukundo akunda ino kipe kugira aho imubabaza gutya
keretse wenda ntabwo hari ubundi ari wenda yari yanateretseho imitungo ntabwo yaraba gutya amenga bishoboka ko ari pari yabiteye ariko icyo nzi mu Rwanda se umuntu uri mu Rwanda ntabwo byemewe gubetinga kuri shampiyona y'u Rwanda yaba yabetingiye ntabwo yarabahanga ntiyaraba kuriya kubwuko Mukura itsinzwe na Rayon Sport gusa hari izindi mpamvu hari ibindi bintu biri behind kuza avuga ngo Mukura itsinzwe kimwe ahubwo Theogene naze kutumenyera muvandimwe yavuye kwa muganga ko yataje amahoro motari ari we wamujyanye aze kutubwira pe bamumuzirikiyeho ngo yagiye amufashe mu nda urabona umuntu birabigoye ariko sigaye mbona n'urubyiruko rw'iki gihe sigaye rwiyahuza amayoga hari igihe wasanga ari inzoga zari zirimo gukaraga umuvandimwe namwe ngo ni ibitego nanjye nibyo ndimo ndavuga avuze ati bishobora kuba ari ibikoresho nanjye nibyo ndimo ndavuga yuko urubyiruko rw'iki gihe rusigaye rwiyahuza ibintu bikomeye cyane siri tukuri abahuriga cyangwa abafana hari ukuntu bajya kuri stade ugasanga yari yashyizemo imvange y'ibikoresho nka saa yine ugasanga umuvandimwe bita ngo niba ari ibuye niba ari icyuma ugasanga nka saa yine umuvandimwe ntazi n'ibyo ari byo kubitsa umucango w'icyuma ku buryo no muri stade ushobora kumubaza ibyahabereye ntabikubwire benshi cyane ntekereza ko rero aba bavandimwe bari bato yakubisemo ahubwo niba yatashye amahoro ntekereza ye batumenyere nyaboneka niba agihumeka rwose ariko ino juru ririmo byinshi gusa iyi nkuru ni uko nyine Rayon Sport yatsinze igitego kimwe ku busa amanota 3 yavanye Huye na amanota yari ikeneye nanone Eric wari ugarutse wari umaze igihe kinini ari mu mvune agarukanye igitego urumva yuko reka twumve icyo umutoza yabonye kuri uyu mukino bawukinnye badafite kapiteni wawe byari bimeze bite Mette. Plaisant, avec de la fatigue en fin de première période, je pense à cause de la chaleur et puis certains joueurs qui font le ramadan, donc ils étaient un petit peu fatigués. Mais bon, la dernière fois c'était il y a 3 semaines, donc quand il y a un grand break comme ça, nous les entraîneurs, on craint un petit peu. Ni insinzi ikomeye tubonye ahantu hari hashyushye cyane abakinnyi basa nk'aho bananiwe bijyanye nuko turi no mu gisibo cya Ramadan. Et ça s'est bien passé. Bon, on avait quand même notre capitaine absent, Kevin Mouiret, donc c'est très fort et c'est très bon pour le groupe d'arriver à gagner son autre capitaine. Ati rero ni byiza gutsinda kapitene Muhire Keva adahari kubera ko yari suspended n'amakarita y'umuhondo. Ati ni ikintu cyiza cyane abasore bakoze. Suspended. Okay, so it's not a choice. Came back from national team. And to me, I train the team, I don't train the player. So of course every player of the team is my player and I'm his personal coach. But if you have a game to play, you don't care about... Akomoza kuri Muhire Keve atavuye mu ikipe y'igihugu ariko yanaje ari suspended. Ati kuri njyewe rero nk'umutoza nakishimiye kuba mufite ariko ntabwo ari cyo gikuru mutaramu nawe baba bamuvuna rwose tangira bamubaza mu Faransa bakamushyira no mu Cyongereza mbona bamusagarira cyane nuko musagarira cyane nuko byitwaramo neza twa Mette umutoza wa Rayon Sport reka kimwe ku busa bituma ninjiriye ubuntu ishyaka n'umurava burya n'ubuko wayimama ndaraye ayimama ndaraye wayimama